kenise nutrition de diététique ibyo bintu nize bijyanye n'imirire ko abantu bagomba kurya bakirinda indwara ziterwa nyine n'ibintu bene ibyo. Thank you so much. Rero abantu badukurikirana azoze batwegere Thank you. Urakoze cyane. Abantu rero bafite ibintu bijanye na obesité, bafite diabete, hypertension, gute terwa n'inyama, mugabanye inyama cyane. Yego, urakoze cyane. Nabashishikariza gukunda ishuri cyane, kurikunda bakabyiga bakagira umwete waryo, basi kuko amaoccupation yabaye menshi. Yego. batangira kwiga ugasanga bacikira ishuri, bashatswe bagiye mu bindi cyangwa se babonye utuzi runaka ugasanga ahebye ishuri, ariko amasomo ni meza. Muri avenir generation turimo ugomba kuba umuntu ufite ishuri, ufite agaciro kanini cyane mu muryango, muri societe, uba wubahwa pe. Thank you. Welcome guys. Turabigereje kuri no channel mwe mudukurikirana umunsi ku munsi, YouTube channel yanyu Data Films. Abamaze gukora subscribe, God bless you. Abatarabikora, let's do it. Reka tubikore. Subscribe, share and comment. Like ntimuyibagirwe. Thank you so much. Uyu munsi rero dufite umutumirwa mushasha. Ndizera ko n'ubwa mbere tumubonye kuri no YouTube channel. Ndibaza ni rya mbere. Mushobora kuba mutamuzi, nyamara nje ndamuzi, reka umwanya abibwire. Kazi. Murakoze cyane. Nitwa Mutoni Chantal, ayo niyo mazina yanje. Urakoze cyane. Hama Mutoni, twibwire biri byumvikana neza. Twibwire nuvuga ikinyamurenge, uri umunyamurenge mugenzi wanje. Twibwire de votre nationalité, twibwire neza kugira ngo abantu badukurikirana byibuze bakumenyeho bitari buke. Okay, afet ndi umunyamurenge. Yego. Imico ya kinyamurenge ntabwo tuzi cyane. Yes. Ariko turagerageza. Ndi umusita, umufirira, amazina ni yayandi nababwiye. Sinzi ko ari ibindi. Uri nationalité yi? Ndi umukongomani. Pourquoi? Kubera iki iteka ryose umunyamurenge ngiye kwivuga yibagirwa kuvuga nationalité yi? Nationalité wibagiwe kubera kubera ko twamenyereye kuvuga nyine ko turi abanyamurenge, tukivuga ko kuvuga ko turi abakongomani cyane nyine akenshi. Ndibaza ko rero mpamvu abantu dukunda kubyibagira. Ariko nubwo abantu bumva ko umunyamurenge agiye kwivuga yivuga ngo ndi umunyamurenge, ntabwo aba yibagiwe ko ari umukongomani, ahubwo nuko bakunda kwitwa umunyamurenge cyane. Niyo mpamvu rero Chantal, ndabona uri umwana w'umukobwa mwiza. Icyo nshaka kubaza, donc ufite niveau d'étude ngana gute? Jewe amashuri nize ni menshi ariko kandi si menshi cyane. Yes. Ariko kameme aho ngeze ni bitari ntoya. Ndi bac 3 biga kaminuza. Courage. Umuntu wavuze ngo si ntoya kandi si nini cyane, ariko nyamara buriya niveau d'étude y'umuntu, niveau d'étude y'umuntu iyo ufite antukani nini, parce que à nos jours umuntu ufite niveau d'étude nk'iyo ufite mu bwoko bw'abanyamurenge w'umukobwa, uwo muntu afite niveau d'étude iri hejuru cyane, sibyo? Parce que ubu nyine ndareba ibintu bihari, umuntu
agira gutya ariko yiga imanite atarayirangiza kumva ngo yakoze ibintu yaheze ishuri ngo ryamunaniye cyangwa yabombotse yashatswe umva ishuri rigacikira aho ngaho, sibyo? Ubundi kuri wowe impamvu yaguteye mbivuge gutera nkubaze gute, ni ukuvuga ngo ishuri kuri wowe urifata nk'iki? Ishuri kuri wowe rivuze iki? njyewe ishuri kuri njye ndaryubaha cyane, ndi agaciro kanini pe. Ni nayo mpamvu nakomeje kwiga kubera ko narikunze, kuko ikintu cyose iyo wagikunze burya ukagira agaciro utegerezwa kugikora neza, kandi nyine ukumva ukumva ni nka domene yawe. Bawase mu domene ishuri ndarikunda pe, rimbamo, niyo mpamvu nakomeje. Rero abenshi rero kuba batarakomeje ishuri sadepa nuko barifashe muri bo cyangwa se n'agaciro bariheza muri bo. Urumva gusa isi ibihe abantu barimo twese ntabwo tubahe mu buzima bumwe. Abadukurikirana hari umuntu ashobora gutekereza ko yarekejwe ishuri swate n'ibihe yanyuragamo mu miryango yabo, swate yabuze minerval, ariko mu bantu batuye kuri ino si, abantu bose maze kumva amoko yose yo mu gihugu cyacu cya Kongo, abantu bafite amahirwe akomeye, abantu bafite amahirwe akomeye yo kwiga muri ayo moko afite ayo mahirwe, turimo muri ayo moko afite amahirwe menshi yuko umwana yo kwiga akarangiza ishuri adafite papa we, birashoboka cyane. Ça dépend na moyen financier aussi. Gusa ayo mahirwe turayafite kuko hari igihe umuntu abura umubyeyi, ariko ba grand frère bo mu miryango avuga ati uyu mwana ntagomba guhagarika ishuri, aziga dore tuzomurihira kugeza arangije ishuri, sibyo? Ariko umwana akabirenga akavuga ngo kabone no kuba afite ababyeyi akavuga ngo reka ndekere ishuri aho ngaho. Ubundi ishuri wowe watubwiye ngo ishuri kuri wowe ni kurikunda kandi ugakunda kurikora, sibyo? Kuryiga cyane, ni nayo mpamvu uzaryiga ukarangiza. Watubwiye ngo wiga bac 3 ariko ntitwakubajije domaine, twakubajije donc faculté wigiye faculté nayo ni nécessaire se kumenya. Bibaye ibyo tubwira kuko abadukurikirana harimo abantu benshi baba bakeneye, hari gishobora kubonana n'umuntu uzi uwo akazi hano kuri chaîne. Kenize nutrition de diététique, ibyo bintu nize bijyanye n'imirire, ko abantu bagomba kurya bakirinda indwara ziterwa nyine n'ibintu bene ibyo. Thank you so much. Rero abantu badukurikirana azoze batwegere Thank you. Urakoze cyane. Abantu rero bafite ibintu bijanye na obesité, bafite diabete, tension, gute, terwa n'inyama, mugabanye inyama cyane. Yego, urakoze cyane. Ubwo rero abantu badukurikirana bagerageze, abantu bose afite ibyo bibazo. Hari igihe umuntu arwara indwara, birashoboka ko umuntu ashaka kurwara indwara itavurwa idashobora kuvurwa n'imiti, nyamara akavurwa n'ibivanye n'imirire ari kurya. Birashoboka. Agahindura alimentation. Ugahindura aho ngaho rero ushaka ko twinjira muri domaine. Niba mwumvira guke. Inbox. Gusa abantu bagerageze bamwegere, nimero ye turayipiningaho, abantu bazamushake bafite ibibazo by'indwara, obesité, diabete, gute, utwo turwara twose. Hari igihe hypertension, hari igihe ziba zitaragera kuri level ikomeye ku buryo yovurwa n'imiti ikomakomeye, nyamara biri ngombwa ko ikivurwa no guhindura imirire usanzwe urya, kuko ibyinshi indwara nyinshi abantu ndibaza bazikura mu bijyanye n'imirire. Kurya nabi, kurya nabi, mauvaise alimentation. Nakoze abantu rero bagerageze bamushake.
hama Chantal, icyo nshatse kukubaza, niveau d'étude dufite irahari ije kuri njye ko ntekereza mu bwoko bwacu, antwaye muhegeza aho ngaho, je félicite, sibyo. Icyo mbaza kuko hari umuntu tureba umwana w'umukobwa akiga gusa reba les grandes sœurs les grands frères barize bararangije mais n'abashomeri nta buzi bafite, sibyo, nta buzi bafite, bagavuga ngo ishuri tworireka nanone ntaka n'abari yabize menshi nta kazi bafite. Kuri ubu byumva gute kuba uzi uri kwiga ishuri, turi kuja mu isi igoye kubonamo akazi k'ibyo wigiye, ariko ubifata gute ko umuntu ushobora kwiga ishuri ukarirangiza nyuma ubuzima bwo kubaho nyuma y'ishuri nta kazi? Ese ishuri turiga kubera akazi? Oya, normalement ntabwo twiga kubera kubona akazi, ahubwo twiga kugira ngo twongere ubumenyi kubwo twadusanzwe dufite, tu approfondir connaissance. Approfondir connaissance. Ni ukuvuga ntabwo twiga kubera akazi. N'akazi ni keza, amashuri aradufasha kubona akazi, ariko kandi cyane cyane iyo ufite ubumenyi nabyo biba bihagije, kuko iyo ufite connaissance nibyo biguhesha kubona akazi. Rero nous cherchons d'abord la connaissance et puis le boulot. Et après on n'étudie pas pour le boulot. Le boulot, on étudie pour approfondir la connaissance. Merci. Kuvuga ngo ntabwo twiga kubera imirimo, nyamara twiga kubera ubumenyi. Ubwo bumenyi nibwo buduha imirimo, sibyo? Gusa hari igihe umuntu ashobora kwiga ishuri ugasanga n'ubwo bumenyi ntabwo aronsemo kubera kwiga nabi. Swati hari amashuri isi, hari amashuri vraiment ureba ukavuga ati umuntu wigiye hano, umuntu wigiye hano, ugasanga umuntu wigiye hano ufite akazi gusumba ari wigiye hariya, alors que tous les diplômes sont les mêmes. Bon, ça dépend aussi, je sais pas. Chantal, none abige yanjye bankuraje kwiga, amashuri ni meza pe, ufite umwanya ukayakunda, ikintu cyose bijya iyo wagihaye umwanya kandi ukagikunda utegerezwa kukibyaza umusaruro kandi mwiza. Ishuri turaryiga yes kugira ngo tumenye byinshi ku buzima ejo hazaza bizogenda gute. Ni ukuvuga ngo Chantal tugiye ko on étudie pas pour le boulot mais on étudie pour la connaissance, approfondir la connaissance, c'est bien. Abadukurikirana umuntu wiga, umuntu ukomeza kwiga, sibyo, afite garanti. Kuvuga ngo ashatse kutubwira ko umuntu wize afite garanti yo kuzakora akazi keza mu myaka iri imbere. Yego, afite amahirwe menshi, afite chance zose zo kubona byakora kurusha wandi utarize. Wandi utarize tuvuze ko wenda atoronka ibyakora, ashobora kubironka, ariko kandi ce n'est pas de la même façon que umuntu wize. Ntabwo dushobora kubinganya. Umuntu wize afite amahirwe menshi 80%, 90% yo kubona akazi keza, kuko ngo afite garanti yo kuzabaho neza mu myaka iri imbere, sibyo? Gusa nyine n'abandi babaho neza mu myaka iri imbere, bien sûr, ça dépend n'ibyo ukora. Oya, twavuze kubera ishuri, sibyo? Yego. Umuntu wize rero ashobora kuronka swate, for example, ndonsa akazi muri company fulani. Ese ujya utarize bashobora kumushira muri company agakora? Ariko wize iyo bamujanye muri company ari retrouva facile. C'est mon domaine. Ko
company buriya abantu bose bakora muri company, abantu tunahanze abantu benshi bakora muri company sibyo, ariko bose ntibakora ahantu hatandukanye siko. Kuvuga ngo umuntu wize afite garanti yo kuzakora akazi katazomuvuna ariko kazamuzanira revenue nyinshi sibyo, afite garanti yo kuzakora akazi keza. Yego rero Chantal, à l'école abantu bariga bakamenya, hari byinshi wamenye biciye ku ishuri, parce que ntabwo byose, icyo nzi neza ntabwo byose mu miryango tubyigishwa, hari byinshi tujya dukora ku ishuri sibyo. Niki ushobora guhanura abandi bana b'abakobwa bato, abandi bakiri ku ishuri bakiri munsi muri humanité, muri primaire, ndabizi bareba social media, hari n'abandi badukurikirana, niko ushobora kubabwira sibyo, niko ushobora n'ubwo butumwa ubahiza abo bana? Abo bantu batoya bacu bakiri mu masomo yo hasi, rero babwira nabashishikariza gukunda ishuri cyane, kurikunda bakaryiga bakagira umwete waryo, basi kuko amaoccupation yabaye menshi. Yego hari batangira kwiga ugasanga bacikira ishuri, bashatswe bagiye mu bindi, cyangwa se babonye utuzi runaka ugasanga ahebye ishuri, ariko amasomo ni meza. Muri avenir generation turimo ugomba kuba umuntu ufite ishuri, ufite agaciro kanini cyane mu muryango, muri societe, uba wubahwa pe. Thank you. Capitaine Ibrahim Traoré, président wa Burkina Faso, yaravuze ijambo aravuga ngo pourquoi les pays de l'Occident, ibihugu byiriye hanze, ni ibihugu bifite abantu bakuru cyane sibyo, bashaje. Akavuga ngo pourquoi ici en Afrique dufite jeunesse nyinshi ariko akaba ari twebwe dusubiye inyuma, or que en Amerique, muri Europe sibyo, iriya bafite vieil homme, vieille femme sibyo, abantu bashaje gusa, ariko akaba ari bafite iterambere kudusumbya. Or que les jeunes twe dufite garanti yo gukora cyane, dufite n'imyaka myinshi yo kuzabaho, tugomba kwiteza imbere n'umwana sibyo, kandi muri abo ngabo bazoteza imbere igihugu cyabo, muri abo ngabo bazateza imbere ubwoko, muri abo bazateza imbere umuryango, harimo n'abakobwa, harimo n'abahungu sibyo. No kuvuga ngo ikijanye n'icigwa kitabayemo iterambere rizobaho tarindi usibye kuzaguma dukorera abantu bafite imibiri yera gusa. Twize tuzakreya ibindi bidutera gukoresha abandi, kuko hari abantu bakuze batigeze bagira amahirwe yo kuja ku ishuri, ariko twe tukiri dufite amahirwe yo kwiga, reka abantu babikore sibyo, bige bafungwa na companies, baha abantu tuzi sibyo, nkuko nawe ibyo uri kwiga ejo n'ejo bundi abantu bakwisunge, komeza utere imbere, niko n'igihugu cyawe gitera imbere, en plus Afrika yose dutere imbere.